icyo tucyumve kimwe. Arakanga asenya amatorero, arabeshya, akora ibintu byose bitandukanye. Byo ngibyo birutwa nuko yaba umupfumu akerura agakorera Nyabingi cyangwa Ryangombe, hanyuma akubaka indaro agakora ibintu kuko ibyo akora biruta iby'abapfumu. Impanuro TV. Icyambabaje rero unteze amatwi none iyi niyo nkuru mvuze n'umutima wanjye wose yashenguye. Yumve ko nanjye nari igihe yandyaga imuvu ku rubuga rwiwe ayoboye ashyiraho umunyamerikakazi. Nkwifurije kwihangana ubyakire kuko nanjye nakiriye ibyo wankoreye umaze gufata na home. Impanuro TV. Reka nkubwize ukuri, wenda ibi bitaraba twari kwihangana. Nanjye nigeze kwihangana ndamwakira asuhuza abantu, sibyo? Ariko nshuti tega ndabivuze, sibyo? Ariko kuva ku munsi avuze ngo njyewe ahagaze mu rukiko akavuga ko ari umukozi wa Satani, none abantu bandwanya, arabihamya atumira umupfumi we mu rugo, arangije amufata ukuboko ngo aruta abakozi b'Imana. Ariko yari yamuzaniye umuceri. Yongwe nta urambona mvuga ngo icyakoze ubu ndabikoze mwigana ibyo yakoze. Yaravuze ngo azafite n'ikibuga cy'indege cyitwa Yongwe House, mubwire n'ijambo rivuga ngo kutiga biragatsindwa. We wanyemereye imodoka urambwira ngo umpaye imodoka undebeye imodoka ndayibona. Yo ni imikino shawazi. Twari abapastori bafite umuhamagaro bari mu ntara ntabwo twayihawe. Bigaragaye ko wambeshye nta poso ukwiye kubeshya. Iyi modoka ngushyigikire kwiba abantu. Ukwiriye kunshaka nkagukorera deliverance ukihana nkagushyira ku murongo. Imana yawe rero birarutwa niya Sarongo, nta pastor ubeshya, aposo ubeshya ntaba. Umuntu ushyigikira umupfumu muba mu imodoka bamuha amasengesho niyo gukwiriye hanyuma bakamwirukanamwe abadayimoni baba bamufata. Impanuro TV. Azajya kina na Sarongo w'Inyamatahari, niba atayikodesha azakwereka karite jone yanditsemo Harerimana Joseph, yongera kwereka icyangombwa cy'ubutaka cyitwa ubuzima gatozi, nakikwereka do ndagacikirizo se hakose baje bareka amanyanga no kubeshya. Isuka n'agatebo kwipera abazimu basubiraho bavuye. Isuka n'agatebo kwipera abazimu bambuke Nyabarongo basubiraho bavuye. Gwumvise ngo ni kibamba yakanze abantu, arakanga urusengero rwafunguye abayarumenye, abasenze ababimenye, abashingiwe aba babimenye, uwapfuye abayabimenye, uwaguze imodoka abayayimenye, waguze ikibanza ninde wamushinze iperereza mu pasiteri. Impanuro TV. Nabonye ari umugore usa neza ku isura, ku mutima niho hari ikibazo, sibyo? Ku mutima niho hari ikibazo. Reka mubwire mada umva kirazira hari umurongo utarenga. Yereka poso pièce aravuga nti niyo pièce ya. Twakazara ati dore pièce wanjye ngiyi, amukubita mu kamodoka aragaraba. Kana makuru dufite niho koroda nkwera, wumvise? Niho koroda nkwera, amakuru dufite wumvise? Niho koroda nkwera, amakuru dufite niho koroda rya, niho koroda karaba rimwe na rimwe kumanywa nani wa mudamu. Reka nkubwize ukuri, ubwo korode yamwagiserage nago nagenda avuga ngwino uvuge karibu nzagukosora ukizwe ubatizwe uve mu gikundi cyo kujya ugendana n'abagabo bapagani ngo zanani. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nigihe giti ntambari gashira, nigihe gitumura bugacyawa, noneho nkarambi ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, ijuru ntihazagera ibyaha. Yes, ibihe byiza cyane abakurikiye Impemburo TV, Impanuro TV n'Urugendo TV, turabashimiye cyane mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu. Mwibuke mukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Nishimiye kuba ndi kumwe na Vitali na Kamana, ibintu bimeze neza. Nanjye ndi Ale Pacifique Kwizera. Mbere ya byose mwanze mukore subscribe kandi mudufashe dushima Imana ko turi bazima kandi mugiye kumva ibintu mutigeze mwumva kuva mwabaho.
bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo bavandimwe ko mutangiye guseka tutaravuga ibintu mutarumva kuko izi ntabwo ari radio gare ntabwo ari televiziyo za zindi zo mu mashopu barebera n'amakamera y'abantu binjiye ahubwo ni televiziyo mpuzamahanga uri no kuri Alaska urafungura kuri telefone yawe ukayireba mugire ibihe byiza cyane rero turabakunda kandi twifuriza ibyiza niyo mpamvu uyu munsi twishimiye intsinzi ya Apostle Yongwe Harerimana Joseph mu minsi mike araba ari Dr Apostle ubu ni Mr Apostle congratulations Apostle congratulations Mr Apostle. Okay, murakoze cyane. Dusubize mu cyongereza ariko umuntu ubonye degree kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni murakoze cyane. Abamwe siko baba byumva. Yego. Bamwe bumva ko ari bo bikwiriye kuko babivukiyemo. Yego. Ariko tubasha kubigeraho tutarabivukiyemo ahubwo twabiharaniye. Yego. Ibihe ndimo rero ntabwo ari ibyo navukiyemo ahubwo nibyo naharaniye. Maze imyaka niga rero. Yego. Hafi ijya kugera muri 4 hanyuma nkaba nabonye impamyabushobozi mu byo nize kuva muri Hati Bible International University. Ntabwo byari byoroshye kurara kuri internet wiga kurara mu bitabo abagusobanurira abagira gute ariko ndashima Imana ko yanshoboje nkarangiza rero mfite degree mfite masters hanyuma kuva ku itariki ya mbere nzatangira kwigira doctora. Doctora. Ibyo rero ntabwo ari bimwe byo gutwika ahubwo maze igihe kinini niga kuko watwika ntiyatwikana n'umugore madamu wanjye nawe yabonye diplome mpuzamahanga. Oya ni diploma gusa niyo yabonye. Apostle tubanza dushimira Imana. Ibyo rero turashimira Imana bikomeye cyane. Ndashimira madamu wanshoboje nyine njya kwiga nawe tujyana mu ishuri turiga. Ndashimira abanyeshuri benshi twarangizanyije nabo tuzakomezanya. Oya hari abagezemo hagati na amasomo maremare urumva masters biragora hari aho ugera imbere nyine abantu bakagenda bacika intege babisaba amafaranga bisaba imbaraga bisaba ibintu byose nkanjye urumva nkanjye bintwara ibintu byinshi. Umwanya ibyo numva bakansobanurira umwigisha hari n'ibitabo bimwe bisaba ko mpindura mu rurimi nagendaga mpindura mu ndimi kugira ngo mbashe nyine kugira aho nshaka kugera ariko amasomo natsinze neza certificate zanjye ko zigenda zikurikirana kugera kuri masters hose nagiye mbona amanota meza ndi umutsinzi buriya ryajamo nabango ndi umutsinzi ndi umuneshi ndi umunyembaraga rimwe nabaga mfite amasomo mvuga ngo ndatsinda ndi umutsinzi kandi ndaza ibyo umuntu yiyaturaho nibyo abona. Intare byari intare Imana rero imbogo ibyara imbogo Imana ibyara Imana uro turi guca agasuzuguro kaba abandi nyine baturebera mu mateka yaho twavukiye ubu rero ni ukuvuga ngo amateka twayahinduye twayahinduye niba umuntu afite degree muri masters umvise hanyuma nkagira degree nkagira masters nkaba mfite ibintu nize amasomo arenga 70 ingahe nakurikiye ndashimira Imana yanshoboje. Kandi cyane kuko nize bijyanye na domaine y'ibyo nkora. Bayita reka mu Kinyarwanda bango ni umutima wa Bibiliya ni umutima wa Bibiliya abari gukurikira hanyuma ikaba iri California Florida hanyuma rero twiga kuri internet ababishobora bakajya kugira online unukuvuga ngo twadefandaga abari mu bihugu hose ayo university badukurikira. Uvuye muri Amerika cyangwa mu graduate Kigali? Oya diplome zo niho zituruka. Diplome niho zituruka ariko turanashimira n'Imana byagejeje mu masaha ya mu masaa 4 zitaratugeraho zaje kutugeraho rero gukara ivu nyine zihita ziza. Bari mwatangiye kwiheba? Oya ntabwo twihebaga twarize kandi twishyuye minerivare yacu. Ariko twagiye tubona abantu benshi bayikansaringa mu gihe cya graduation. Oya twebwe niba bikasaringa ni ishuri ku rwego rw'isi
rikuriwe n'abapasitoro abamisiyoneri rikaba rikuririwe n'abadogiteri wabonye ko zisinyweho n'abadogiteri batandukanye urumva rero kuko ari umutima wa Bibiliya nabo bagomba kugira umutima wa Yesu wo gusoza ibyo bemeye. Apostle nishimiye kongera kubona nyuma y'iminsi myinshi cyane ngushimiye ko rumwe mu bantu bamvugiye bikagenda neza gusa kuri runo ruhande nishimiye n'ubutsinzi bwawe mu buryo bwa rusange kandi wumve ngo n'abantu bose badukurikiye barishimye cyane mu minsi yashize niyo nzima Claude cyangwa se abantu benshi bo ku mayaga bazi nk'abaravuga ni ugeze kuvuga ngo ntabwo ugeze wiga ngo nta byangombwa ugira ngo nta degree ugira ni ubuhe butumwa wamugenera kuri uyu munsi w'ubutsinzi bwa Yongwe nta urambona mvuga ngo icyakoze ubundi abikoze mwigana ibyo yakoze yaravuze ngo azafite n'ikibuga cy'indege cyitwa Yongwe Hauzi mubwire n'ijambo rivuga ngo kutiga biragatsindwa cyo twamugenera nisi cyo twamugenera kiruta ko yitwa baravuga nk'uko bivuze iyo witwa baravuga nyine uravuga kuba witwa baravuga uravuga nyine navuge ariko azaze dupime ntabwo dupima ntabwo turi muri competition n'abantu badasobanutse turi gukompita n'abari gushaka dogitora turi gukompita n'abamaze kubona masters turi gukompita n'abari gushinga ibigo turi gukompita n'abari gushinga ibigo turi gukompita n'abacuruzi ntabwo turi gukompita n'abantu n'abantu bakirya bazamuye icyubahiro cy'abapfumu. Oye ushatse bako ataze no gusoma se uravuze ati nagukompeta kandi we yaravuze ko yize ariko amakuru numva uri gutanga ashobora kuba no kwandika izina rya nubwo ataba yarize yafata isuka gahinga kuko abahinga bose ntabwo abarusha ariko n'umuhinzi yavuze ko ahinga imyumbati ku mayaga uhageze naho ntiwabona na metero 2 muzajyane nunyereka metero 2 z'imyumbati yahinze sibyo nzihana kuri YouTube kandi ushaka kumukura publicité kuri iyo reka publicité yihe ntabwo dukora publicité abapfumu n'abakomisiyoneri b'abapfumu ibyo bintu rwose mujye mubyiborera Yongwe TV ni ikigo gifite abagabo niwabonye imodoka ziba ziparitse munsi y'ikigo z'abakozi niwabonye imodoka ziba ziparitse z'abakozi bakora muri Yongwe TV abagabo batunze ingo zabo babarisasiye dufite abakozi bagera muri mirongo kandi bahembwa neza batunze ingo zabo nukajye utubwirira abantu nk'abariya bikonegita ku bapfumu ariko Apostle ngereka yenda muri no minsi niho mbonye ibintu bisa nkaho nava ngo nibisanzwe tukaritse ku makuru ya kera n'ahantu n'ubundi ntabwo wigeze ubijya imbizi n'umuntu bita niyo nzima Claude guturuka ubwo hari intambara yatangiraga hagati washoze ku mupfumu Sarongo washakaga kuveyoka amavuta y'abakozi b'Imana bo mu Rwanda abita ko abarusha ubushobozi anashaka ko abayoboke babo bazajya baza akabakiza we wanyemereye imodoka urambwira ngo umpaye imodoka undebeye imodoka ndayibona yo ni imikino shawazi twari abapasitoro bafite umuhamagaro bari mu ntara ntabwo twayihawe bigaragaye ko wambeshye nta poso ukwiye kubeshya ngo iyi modoka ngushyigikire kwiba abantu ukwiriye kunshaka nkagukorera dereverance ukihana nkagushyira ku murongo Imana yawe rero birarutwa n'iya Sarongo nta pasiteri ubeshya aposo ubeshya ntaba umuntu ushyigikira umupfumu ushaka kurungura umuyisilamu bamuha imodoka bamuha amasengesho niyo agukwiriye hanyuma bakamwirukanamo abadayimoni baba bamupfumu azajya kina na Sarongo w'Inyamatahari erega bakora bimwe niba atayikodesha azakwereka karite jone yanditsemo Harerimana Joseph yongera kwereka icyangombwa cy'ubutaka cyitwa ubuzima gatozi nakikwereka do ndagacikirizo se bisa nkaho Claude icyo gihe yateruye ashaka ko asa nkaho yiyunze kuri we anavuga ko wamubeshya imodoka anavuga ko uri inzererezi anavuga ko uri umuntu wavuye mu muhanda icyo kiganiro ngira ngo byaragiye bitambuka kesha abantu barabizi yenda uyu munsi wa none bisa naho byongeye kubura isura yindi mu gihe minsi yashize byagaraye nk'ibintu by'ubwiyunge iyi ntambara y'umupfumu Sarongo hiyongeyeho ngo n'umukomisiyoneri we Claude urumva amaherezo ye yari ayahe ubundi irerekera he igamije iki sumumaro ifitiye abantu abakristo muri rusange ni nta kugeza kuri izi saha nta Sarongo nta Claude ushatse kuvuga ni bukuru na butoya bose basangiye ninde butoya buriya ninde ugerera bukuru ni Sarongo
butoya ni korode bahuje umwuga bakorera mu kirere kimwe bahuje umwuga nuko ahubwo imvugo zabo usanga zitandukanye umwe arajijisha muri gospel ngo ni umukozi w'Imana undi akajijisha ngo ni umuganga ariko bahuje gahunda bose gahunda bahuje ni ugusenya itorero no gusenya abakozi b'Imana reka mbisobanure kugira ngo wenda nukeneye kubyumva aze kubimbaza korode ni umuntu wabaye mu nsengero amara imyaka asenya amatorero ayafungisha ayagambanira ayarega wumvise ayarega akanga abapasteri nkuko nabivuze akanga abashumba abantu bose aterura kwita hasi murapfuye yihindura umuyobozi ntahayobora yiyitirira inzego nta rwego akorera ariko aziranye na bamurangira bitseri nkuko abivuga nta munyarwanda utaziranye na murangira nta munyarwanda utaziranye na murangira kuko murangira ni umuvugizi uvugira abanyarwanda bose icyo tucyumve kimwe arakanga asenya amatorero arabeshya akora ibintu byose bitandukanye kandi abijijisha yitwa pasiteri kubona pasitoro rero ukora ibintu nk'ibyo ngibyo birutwa nuko yaba umupfumu akerura agakorera Nyabingi cyangwa Ryangombe hanyuma akubaka indaro agakora ibintu kuko ibyo akora biruta iby'abapfumu ibyo yagiye akora biruta iby'abapfumu kuvuga rero nabonye abantu benshi batarabivuze rumwe kuvuga nagahinda mfite si uguhangana nawe kuko uriya ntabwo ari umuntu twahangana mu bikize twahangana mu biki nyine twahangana mu mwuka twahangana mu mwuka twahangana mu masengesho twahangana muri business y'akazi twahangana ku itorero twahangana mu muryango nta kintu na kimwe uriya yavuga imbere yawe abana yaraberekanye aravuga ati yongwe yongere reka nsobanura ka kabiri hanyuma Sarongo nawe akaba ari umuntu watangiye kubaka ibintu yerekana ko ari umupfumu afite imiti iruta abakozi b'Imana none se ufashe umuntu usenya amatorero uyagambanira ugambanira itorero akagambanira abakozi b'Imana akabashirishamo akabafungisha akababeshyera ibinyoma akabagambanira uwo nguwo none ugafata n'umupfumu n'uwihindura umupfumu atari umupfumu werekana ko ubupfumu bwiwe na tekinike ziwe ko ziruta shimbaraga abakozi b'Imana bose urumva atari bamwe nabafatanya bikorwa ari inde none se udasuye umukozi wawe wasurane ubwo ni umwajenti we reka nkubwire korode ni umukozi wa Sarongo sibyo ni umuntu bamaze imyaka bakorana naravuze ngo ni ukiretse ibyo byo kumusura wenda yaje kugira ngo Sarongo akore hiti ku ma YouTube naravuze ngo bazarebe relation iri hagati ya telefone ya Sarongo n'iya korode barebe uburyo boherezanya n'abantu bavugana mu gitondo n'abantu basangira n'abantu bakorana tekinike korode yatangiye wumvise yatangiye ari umuntu utegura abantu bakajya kwa Sarongo bihinduye ko barwaye batarwaye korode akomeza apanga abapastoro bajya kwa Sarongo wumvise bakerekana yuko Sarongo afite imbaraga korode atangira apanga uburyo ihene zipfa kwa Sarongo n'inkoko zishwe na tekinike egareka nkubwire ibi bintu narahagurutse Sarongo umunsi yagenderaga hejuru y'amazi Sarongo umunsi yavuga ngo arobesha amafi narahagurutse nanjye nkora operation zose nk'umunyamakuru ufite ikigo cy'itangazamakuru nk'umuntu uri kurwanirira byose biba biri kuri korode neza simfite audio korode siyo wateguye operation y'aba pastor bagiye kwa Sarongo bambaye fibi bajya kundega muri RIB ibyo turabizi korode siwe wari ubari imbere bajya kundega mbaha amafaranga kugira ngo baratira ikirego wumvise amafaranga ntibayasangiye korode simfite audio yiwe se araramamagara ati wabahaye angahe ari hanze yaragiye hanze uriya rero mwihurira ariko gato yereka none niba mvuga ngo ibi reka nkubwire uriya ntacyo twamubwiramo reka nkubwire namese kamwe sibyo aba umukozi wa Sarongo cyangwa kore protocole ye numvise amwogagiza ngo afite V8 wumvise ngo afite V8 numva afite ibindi namese kamwe
akura akarenge muri gospel yatangaje ko ari umukozi wa satani areke kwihindura umupfumu nabonye akiyuzuza imyuka y'abadayimoni nabonye akiyuzuza imyuka ngo ndacyari mu mwuka ngo ndacyari umuhanuzi wabonye ko wabonye wa mwuka w'igishonda abagabo uracyahari wa mwuka w'igishonda abagabo wo kugira gutya ngo ntabwo nzazima uracyahari akigana n'akaruru yumvise vuza akaruru akange kirukana abadayimoni akawe n'akabashweza uvuza ariko yarayimitse saronga avuga ko ari pasiteri inde yarayimitse ku pasiteri wakwimika utari umupfumu yimikundi umupfumu yimikundi umusatanike yimikundi wo muri Illuminati yimikundi wumvise no arazamura ukuboko k'umupfumu ngo mpamije neza kuruta abapasiteri korode reka nkubwize ukuri wumvise reka wongeye urambabaza reka mvuga urazamura ukuboko k'umupfumu ngo uhamije neza ngo ko ari umupastori umupfumu no gufungurira umupfumi wawe w'umutekamutwe ukamufungurira iwawe mu rugo umva wisenye reka jye nkubwize ukuri mbivugira sibyo ahubwo korode ashobora wumvise akeneye kujya kuvuzwa mu mukonere fundraising bamujyane kwa muganga wumvise bamujyane kwa muganga bamupime barebe ko nta kibazo afite bishobora kuba hari ibintu by'icomoko ushatse kuvuga ko afite ubwonko butuza yavuye ngo bamusuzume barebe shobora kuba hari ibintu by'icomoko bitakwicomokora wawe witwa pasiteri ugafata ukuboko k'umupfumu ngo mpamije ko uyu mupfumu ngo aruta abapasiteri byaricomokoye wumvise nk'ivisi ya 10 na kanga urabona nta kibazo afite ni nk'ivisi ya 10 na ahubwo reka nkubwire no kuba nica wumvise no kuba muri kumbaza uriya mumbaza abantu twamenyereye amavuta no reka jewe nshuti yanjye ndaza kuri YouTube ndavuga ariko ngakora nabonye namufite degree mfite masters ibi mvuga narabyize international mfite business ndi umucuruzi ndi umugabo uri kuyobora urugo rwanjye neza n'abana sibyo ubu umwana wanjye agiye mukuru agiye kurangiza kamburishi wumvise mu minsi mike ajya kwiga muri Amerika wabyumvise ibyo ngibyo azarangiza mu kwa kangahe ajya kwiga muri Amerika narateguye birahari sibyo nicaranye n'umuryango wanjye ndi mu bintu none urashobora kumbwira gute ariko umupfumu we yamuha mwibanga baramukubita utunote akibagirwa ibyo yitwa bamukubita utunota akibagirwa reka ubwire korode amafaranga abantu baguhaye baba Diaspora abari mu Bubiligi abari muri baraguhaye uhindura ikote tubireba uhindura amakositimu uhindura amashati uhindura inkweto tubireba sibyo ntabwo wakagombye gusuzuguza reka mvuge ntabwo wakagombye gusuzuguza abakristo baguhaye amafaranga bakuzi nk'umupasitoro hanyuma warangiza ugasuzugura abakristo baguhaye ukazamura ikiganza cy'umupfumu ari wawe mu rugo wumvise ukavuga umupfumu aruta abapasitoro kandi imyenda wambaye n'inzu uyishyura mu mafaranga abakristo baguha no kamubayeho inzu siye yavuze ko ari ijya ukodesha numvise ajya kuri YouTube ngo ndakodesha je nkodesha numvise ngo arahanuye ngo ndahanuye ngo inzu nkodesha ngo ngiye kuyivamo none se ko nyikodesha nyirayo yayisanga mu gitondo se nayimuha nayikodesha se narara hanze mfite nyinshi zitandukanye kandi umukire turahashaka nta turahafite inzu ibyo ajya bimenya umukire turahashaka ntabwo turahafite inzu aposo yenda duse nkaho barumbaje ngo inzu nyikodesha ngahe ntabwo naje kuvuga ibiciro by'inzu shaka kuvuga ibiciro by'inzu navuga ibyo nkodesha izanjye reka aposo hari ikibazo cy'amatsiko kuvuga no gutaruka yenda wavuze ubundi ngire ngo nabonye kuri afishe zo uzaba uri kugisha kwa Samedi ejo dufite igiterane ejo nzabwiriza muri Miracle Center niho nzabwiriza Emite Claude niyo nzima siko yavuze se inde ntabwo nshaka kuzana umukozi w'Imana muri social media ariko Samedi nayo Emite Claude niyo ntabwo nshaka kuzana uwo mukozi w'Imana muri social media reka nuye kugira icyo mbivugaho ariko umva nushaka kumenya Claude muri Miracle Center uzitarira amakuru nk'umunyamakuru oya uzitarira amakuru nk'umunyamakuru amakuru nzi wumvise nanjye ndavuze ngo nushaka kumenya Claude muri Miracle Center uzitarira amakuru nayo mfite aho ndifashe kuvuga oya wikwifata aho ndifashe kuvuga ndifashe Harerimana Joseph
ariko sukeretse muri Miracle Center ahandi hantu mu Rwanda hari urusengero babona korode mu rusengero bagashima Imana ni hehe sinjya marase mu macaci hari aho ajya gutya akajya kubwiriza kwa Saturday namubonye umupasitoro wahijambo korode mu rusengero wumvise abakristo ndabitangaje ndi intumwa bazahite bava mu rusengero kabiri umupasitoro wahijambo korode akaza kubwiriza intama yaba ari kuyobya intama yaba ari kugusha umukumbi wa Kristo yaba ari reka nkubwize ukuri nta wabikora ariko ngo ajya mu rusengero bakatava ngo murama nsuhuza abantu ngo kubera ko ngo aziranye reka nkubwize ukuri wenda ibi bitaraba twari kwihangana nanjye nigeze kwihangana ndamwakira asuhuza abantu sibyo ariko nshuti tega ndabivuze sibyo ariko kuva ku munsi avuze ngo njyewe ahagaze mu rukiko akavuga ko ari umukozi wa Satani ryaramucitse kubw'amasengesho y'abamusengera bari mu cyaro kubw'abakristo yafungiye insengero kubw'ibyumba by'amasengesho yasenze kubw'aba yirukankishije kubwo umba uruyongoyongo rwamuvugiye mu kanwa arahaguruka aravuga ati genda umukozi wa Satani sibyo ejo bundi none abantu bandwanya arabihamya atumira umupfumi we mu rugo arangije amufata ukuboko ngo aruta abakozi b'Imana ariko yamuzaniye umuceri umuceri nabonye yamuzaniye niba umuceri watuma usebya Yesu ugasebya itorero nawe ukisebya nawe ukisebya azamwongere n'undi umuceri twakoreye Imana dushonje Imana iratugaburira twakoreye Imana twambaye ubusa Imana iratwambika twakoreye Imana turi ba rubyogo Imana iduhindura abagabo ntabwo twagamburuzwa n'umuceri nuko atazi ibyarimo mbona ari umuntu utazi ibyarimo ntakeneye kwiga ngo amenye ntakeneye gusenga ntakeneye kuregwa wumvise yakomeye atarakomeye azarinda asaza adakomeye iyo wakomeye utarakomera usaza utarakomera iyo wazamutse utarazamuka wumvise ukazamura ibiciro intugu ukazishyira hejuru utarazamuka nta fundasiyo ufite ni ya nzu yubatse ku musenyi umuyaga uraza ukikubira uriya azahora yirangiza iteka n'iteka namese kamwe akazi ashoboye yaragatangaje ni akahe ako yatangaje ku rukiko ariko ejo yabyikuyeho ejo Sarongo yamuhaye amarogi ye amuha ni bar afite hariya inyamata kugira ngo nyine mubyare umusaruro akuremo cya kibanza yashakaga yahoraga mwishyuza arabyigara marabango yitandukanyije ariko byatangiye kera Sarongo avuga ko agiye kuzamwubakira urusengero ko agiye kumwubakira urusengero inyamata ese ubundi ko afite Yesu yakagombye kwamamaza yamamaza Sarongo gute cyangwa niwe ahubwo wasanga ari ujya umwahirira imiti ubwo niwe umwahirira imiti barakorana umubano wabo ni abantu bakorana tubwire abatwumva korode akorana na Sarongo imvugo zabo ziragaragaza ibyo bakora ni imikino bakina niwe umuhuza n'abantu ibyo nta muntu utabizi hanyuma ushaka kubimbaza bimbaza korode akorana na Sarongo babaza iminsi bakorana kuva wakumva natatse Sarongo navuze ngo umenye ibintu korode yankoreye umenye ibintu korode uburyo yarwanye korode amafaranga yariye ya Sarongo ntabwo wayabara ntose kugeza sinakubwiye uburyo nari nicaye ngiye kubona mbona ibihumbi 10 biguye kuri mobile money ariko menye neza nza kumenya yuko ari korode yapanze yicaranye na Sarongo kugira ngo umuntu atura amafaranga bohereza ibihumbi 10 bohereje ibihumbi 10 korode na Sarongo bicaranye bakoze inama bashakisha uburyo bamfata kuri audio ko nsabira umugisha umupfumu noneho baravuga ati noneho korode abwira Sarongo ati wowe ohereza ibihumbi 10 kuri telefone ya Joseph narangiza nayabona arahita guhamagara atangira gusengere kuko sinari mfite nomero ya Sarongo nta nomero ya Sarongo nari mfite nijwi rya Sarongo sinari kurimenya none nimba n'umuntu anyoheje ibihumbi 10 ntangire bene uwiteka guha umugisha Imana iravuze ngo none aka audio bagafate berekane ko Sarongo yampaye ituro nkamusabira umugisha nkamusengera nkamuhanurira ku ibihumbi 10 naho rero ubuswa bwabo telefone yanjye bazi byikora
nose yogiye telefone yanjye bohereje ibihumbi 10 mvuga mu ndimi kuko mbonye ibihumbi 10 kuri mobile money nta nubwo nasobanukirwa hari utu business dutoya mfite babohereza ibihumbi 10 hari abakristo banje bari hanze batanga amaturo hari abandi bantu sabira umugisha hari abacuruzi wumvise babampesha umugisha ubwo umpamagaye wese ndahamagara ati yesa barashwarwa ubwo si umuntu wicara akagambana ibintu bimeze gutyo kugira ngo babone audio bashyira ku uwo ni umukozi w'Imana aruta umupfumu ibyo akora ibyo yakoreye abantu ariko urumva umuntu ukanga abantu akabacegeza akanga amatorero arayacegeza wumvise arayacegeza buriya abashumba bose bari bazi ko umva hari imvugo bakoresha ngo ni kibamba harya hari imvugo akunda kuvuga Claude ngo ni kibamba bani yarabakaza kibamba ukeretse kuba kibamba nturi na sine nturi na gaju wumvise none se ko yavuga ababwirana ngo jewe ndi kibamba ngo ndi kibamba ukeretse kuba kibamba nturi na sine nturi na musengo wumvise cyareka nkubwire ubwo ni imerume none wumvise ngo ni kibamba yakanza abantu arakanga urusengero rwafunguye abayarumenye abasenza ababimenye abashingiwe ababimenye uwapfuye abayabimenye uwaguze imodoka abayayimenye waguze ikibanza ninde wamushinze iperereza mu pasiteri oya ngo n'abanyamakuru bose ariko ngo Sarongo ngo niwe wambere wamwamamaje inde jewe wamamaje Sarongo niko yivuye isuka n'agatebo ku ipero abazimu basubiraho bavuye sibyo isuka n'agatebo ku ipero isuka n'agatebo ku ipero abazimu bambuke Nyabarongo basubiraho bavuye jewe namamaza abapfumu iyo mitwiko nagenda twika reka nkubwire jewe ntabwo ndusha amafaranga ngo yanshukisha udufaranga na kera ntagira bitanu byo kurya umva ukumvuga niko navugaga Imana nkitanga agakiza nkavuga Imana nkitanga ubugingo nkavuga Imana nka se w'umwami wacu Yesu Kristo nkavuga Imana nkibohora abantu ntabwo ngaruswa njyewe azabaze mu biryogaho nabaye azabaze abapfumu nasengeye azabaze ibikono namenaguraga mu ngo z'abantu azabaze ejo bundi byo nakoze no naravuze ngo atari uko yandegako namuteye mu rugo nagiye mu rugo turiya tuzunka dutwika bijya bintu yamanitse bikanga nkabitwika bijya byenda nkabitwika bijya bintu yubatse ngo n'indaro nkabitwika nereka Abanyarwanda ko ari ibinyoma byiwe na tekinike za Claude umukorera tekinike no tukaya turirimba kandi noneho iyo Sarongo avuze ngo naramwamamaje uriya nerekanye ibyiwagira agahindagira umubabaro abura imbaraga zanyica kumvise abura imbaraga zanyica ukeretse kubaruka nta n'umurozi baziranye biriya ni tekinike ihe nipfa kwa Sarongo bayihaye kinini ababikora ni Claude nawe wumvise reka nkubwire bari abantu kuri abapanga abantu bakajyayo ngo bakize wumvise no nta muntu urampamagara tujye muri telefone yanjye mwereka abantu bampamagara bavuga bati Sarongo yarabakanze narekeraho rero kuba ngo ahubwo nashize ku mugaragaro nageze ubwo ncana mu isafuriya nshiramo karabiri umuriro uraka kugira ngo nerekane wumvise nerekane ko uyu muntu atari umupfumu nta mupfumu ukoresha karibiye ngo asuke mu isafuriya ibyo narabigaragaje ariko abo Claude yataka Claude aca mu bantu ati mwikwishinga ibya Yongwe dururururu ariko nakazi kanyu uwicaye nabi ababaza imbere ye Nyabarongo yica uwisani uwo ni umugani tukaturimba kakarimo karahiye umugani Apostle katurimba nawe je waranyataka yangira gute je namamaza umupfumu ngo angaburire se Apostle katurimba no ndirimbo ngo angaburire Apostle mene kano karimo karahiye kazuka daimoni ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka akazuka daimoni tugatwike wumvise akazi reka nkubwire iyo Sarongo ataza avuga ngo ni umukozi w'Imana afite imbaraga ziruti z'abapasteri nari kureka imitwe yiwe akayigumaniramo Nyabarongo yicuyizani sibyo ariko kuza bangwa afite imbaraga ziruti z'abapasteri Claude nawe akaza bago ni umuhanu Claude nawe akamushyigikira ejo bundi uruyongoyongo rukamuvugiramo hariya rukamuvugiramo ku rukiko
gishonda abagabo ni atagira gutya ngo muntu w'umugabo no nabonye atwika rero avuga ibintu niyihane namubwiye ko atazongera kumvuga sibyo kumvuga ajya anyubaha anyubaye nk'uwamubanjirije mu murimo ntazicara uhagaze anyubaye nk'uwamubanjirije mu murimo amubaye nk'ukora ibyo yize n'ubimpamya bushobozi nayiberetse sibyo anyubahe wumvise anyubahe nk'uwamutanze gushinga itorero anyubahe nk'umuntu uzi kuyobora urugo rwiwe sibyo we ibyabamo ntawe ubizi anyubahe singuciye mu ijambo yavuze ko ufungura itorero ukimara gutandukana na ADPR yuko ariyo muntu waje kugufasha gufungura ngo byari byakwiye indeze uriya yagufasha iki yagufasha mu mwuka arawugira yagufasha mu masengesho yiyiriza ubusa yagufasha kubwiriza ashoboye iki ashoboye tekinike zo kwataka zo guhuza abapfumu n'abantu barushye nibitavuga imana yamfasha sibi jewe wereka maruranga kubita hasi yarakiri muri ya kampani y'isuku nyine ngo yari afite amakampani y'isuku narekeraho makampani y'isuku ninde munyarwanda udafite kampani y'isuku imuhemba ku kwezi akora isuku ye mu rugo Apostle Kagato yanjye ejo bundi nabonye Kamana ubundi kino kiganiro kibonye na Kamana yego ariko nabonye ikiganiro mbona umuntu usa naho muzi biba ngombwa ko ajya gusoma comment hari umudamu wagukubise hasi yaragusiribanze tujye twemera yavuze ibintu bikomeye cyane yavuze ngo icubwa nsiriba umuntu niwe wisiribanga umuntu niwe wisiribanga nta usiribanga undi urukize ururimi ngira gute ngo tuburira abantu rwanyereye ntirwavuga ibi rwakwamamaza abapfumu rwanyereye ntabwo ruzanyerera kuko akanwa kanjye kariho umuriro w'amaraso ya Yesu nasomye comment byari ngombwa ko ajya muri comment tumenyamo ubwino bamwe baramushima ati wambaye neza yambaye base Senegal niba ari Cameroon icyo kiganiro narakibonye umudamu none se kama comment ya mbere nasomye yindi yego iri mutuye emoji duseka niba ujye umbaza ari kureke mvuge yaravuze ngo uyu mugore ngo no Claude ngo yinjiye ngo acuruza akabari ngo niba ari batsinda niba ari beretwari kandi yigeze kumwereka poso hano muri arume none se vitari ngo arahari duhagaze hariya munsi y'isare dusengeramo Claude siwe wahagaze akambira ngo dore umugore wiwe ngo dore PS dore umugore wiwe agiye kurongora bagiye gushyingirwana uriya uramwaganire Claude se duhagaze hariya siwe atweretse ngo dore umugore we atwaye rava ati dore PS yanjye ngiyi uramugora guhamagaye kamatinye Imana reka nkubwire nshuti yanjye reka nkubwire nabonye ari umugore usa neza ku isura ku mutima niho hari ikibazo sibyo ku mutima niho hari ikibazo reka mubwire mada umva kirazira hari umurongo utarenga yarawurenze umurongo warenze ntuzongere kurenga sibyo niba unafite Claude ntacyo ufite sinzi niba ufite umugabo sinzi niba utamufite ariko ntacyo ufite cunga neza ese ubundi umuntu nka reka mbwira batwumva umuntu nka Claude yirirwa atwaye uriya mugore Claude uriya mugore kajya akamodoka nakawe sibyo Claude yabonye akamodoka kuriya mugore wumvise yirirwa mutwaye nihagenda ayo makuru ndayafite uwo mugore afite n'akabara abantu birirwa bampamagara nibyo nabisomye muri comment ashobora kuba afite akabari none se urumva umusanze ku kabari tubwire Kamana nyine simbizi uwo mugore amagambo makeya Claude yatubwiye ko ari umugore we kandi wari umushoferi wari kuvuza singuriya se singuwo vitani yerekanye PS yereka poso PS aravuga nti niyo PS yari ati dore PS wanjye ngiyi amukubita mu kamodoka aragaraba kandi amakuru dufite niho Claude anywera wumvise niho Claude anywera amakuru dufite wumvise niho Claude anywera amakuru dufite niho Claude arya niho Claude akaraba rimwe na rimwe kumanywa wa mudamu reka nkubwize ukuri ihane wa mutamu wihane uraza gushyigikira umunyabyaha usenya itora ntabwo washyigikira umunyabyaha utari umunyabyaha washyigikira umunyabyaha utari umunyabyaha wowe intare byari intare none
bundi umugabo wawe abahe niba ari muzima nagusengere niba yarapfuye hari abagore bihangana niba afunze wumvise azafungurwa kimwe muri ibyo Apostle mubabarire uri mu biki Apostle uri mu mubabarire biki wakora ibyaha byo ko wabikora ega hari ibyaha bikorwa mu ibanga hari n'ibikorwa ku mugaragaro niba aramugu presence ho Apostle uririrwa korode yagaramye imbere no kuburyo aza kuvuga bajye kuri YouTube iteraniro ryose ribaye iwacu kuva natangira gusenga kuwa gatatu bari kuraririra ifu kuri YouTube hanyuma turebe mpanurira uwo mugore mubwira ngo ni umukobwa ariko uramuhanuriye da uravuga ngo urugo rwawe ngo Imana ngirarurinza arya ngikuri ni umugabo n'abana kandi atarashaka none se uri atavuze ibi yavuga iki hajya ni wa mukobwa iyo reka mubwire Vitali iyo uri sheri shushu umva Vitali uri atamuvugiye ubundi ninde wamuvugiye aje kureba Prince ninde wamuvugiye impari ngo ndebe ubarere mumbwire Apostle muvuge bice mwumve amakuru mashyi ndashaka kukubaza ubundi atamuvugiye ninde wamuvugira nase naguhanuye koko nafite uruyongoyongo manuri biki manuri buriya rero nabonye ikibubu yagikubise ikibubu yagikubise yaje kwataka Joseph umva sha nundusha kuvuga ubutanza gusobanura neza uramubabariye se ubutanza nzasobanura ndamubabariye curuza akabari kawe hanyuma ugahuze na uriya mugore nacuruza akabari ke narangiza gahuze na kasarungu hanyuma korode ashaka abakiriya sibyo nkuko asanzwe ashaka abakiriya kandi waravuze ngo none kuza kwataka Joseph wowe uranyataka mada kandi abantu bose korode yababaje abantu bose korode yababaje abo yahemukiye abo yahagije abo yafungiye ibyumba by'amasengesho abo yahemukiye abo yagambaniye bose uriya mugore mumukoreho mumukurikirane amakuru yiwe ntimuceceke kugeza igihe azihanira kandi ngo niyo mukobwa avuye i Burundi ngo aje kureba Prince Kid uwuhe uwo wahanuriye none ngo abaye ngo umushoferi we noneho bari muri connection yindi yo guhanura ihene nyita ihene intama nyita intama imyaka 26 maze muri uyu muhamagaro umva ntabwo ndakubita inyuma mpamyamwo Apostle muri amatungo turamushyira ubwo korode yamwagiserage nago nagenda avuga ngwino uvuge karibu ubutanzi ubu babimbwiye bantunguye ubutanza gukosora nzagukosora ukizwe ubatizwe uve mu gikundi cyo kujya ugendana n'abagabo bapagana ingo zananiye yera nawe rwaramunaniye ariko none se rutabarwa ega niba ari umugore wa korode ni uburenganzira bwe kumushaka niyidekarare bamenye ko ari umugore we no kujya agenda korode godora umugore wanjye kandi uvuze ko ari umushoferi we icyo nibaza kuki yasabiye Claude PS kandi Claude yarakuretse kari yo PS yewe se none bari gucanga wari uhari se atwereka hari abantu benshi na wa muhungu uyobora hano muri arume twari duhagarara na ba Gerard ati dore PS yanjye ngiyi umugore wanjye nguyu sibyo ruba abantu bose bamuzi nakabisha aramwemeje nakabisha umukozi wo muri aroma yisabyemeza ariko se ahubwo numvise mu kiganiro avuga haraho bamubajije ngo korode se abantu bahana aratwemera mbona gahinda ngo ko ashaka aba Diaspora ngo korode se aratwemera ko ashaka aba Diaspora umva nanakwemera ntacyo uzabutwaye mu minsi mike abagore bazateramwo simbivuze mu minsi mike abagore bazateramwo kwa makuru ahari hari n'abana baje abana be baraje habaye ikintu gikomeye cyane yego ngo Apostle ngo azongera avuye ngo abana ariko bamwe muri comment bakavuga ati se bano bana ko tubona ameze nk'ababara ya gisirikare turabona yenda gusa ariko ntahura bakavuga ati n'abagore batandukanye barasa nabuye umuntu waje kwa Kamana ahubwo bamwe bakavuga ati harimo umwana usa n'umuntu waje kwa Kamana kama ntabwo mbisi wangu wabasanze ujya gukora ikiganiro mu rugo wabasanzeyo Pastor Claude niho bari ko tujya kwa Pastor Claude tabasanzeyo nesho umva ubazura musore wani baramwoherere ariko nyine bakunda kuba bari kumwe na nyina okay bari kumwe na nyina ubya Claude none se abana bari abana bari kumwe na nyina kwa Claude n'umugore
abagore babyaranye je ntabwo mbizi iby'abagore ba korode wangu sibyo ko n'ubasara koperative iri kuri iby'abagore ba korode ntabwo mbizi n'iby'abana naravuze ngo abana nibubahwe nibagira umumaro sibyo kandi naravuze ngo hita isuku twereka abana nugushaka umugore wa mbere yarongoye wirirwa urira akavuga ati bana ngiye kubana na mama wawe indeze umugore wa mbere yarongo wese yashatse bangahe korode ntabwo mbizi ngo bangahe ntabwo mbizi niba afite bane ku mayaga pasi ni uri kubivuga ahandi abafite ni hehe pasi ari kutubwira ko afite bane ku mayaga ubwo ibyo simbizi ntabwo mbizi abagore afite korode ariko none suppose ubundi niki kintu kizatuma wiyunga na korode wakoranye n'abapfumu ntabwo wagira umugore umwe none bahita bakora kopeke kondisiyo y'abapfumu nibikunda ngo ikiye kizatuma wiyunga na Pastor Claude na niyo nzima Claude ntabwo ari pastor ntabwo yarabyiyambuye ejo ashatse kuwiyomeka ahubwo atacyura ubu niki cyatuma wiyunga na niyunga gute nyine mukiyunga niyunga se ubundi twigeze tubana hiyunga abisha umubano wabo ntabwo nigeze ngirana umubano nawe kuko imyuka imurimo n'undimo biratandukanye hari abavuze ati aba bana yazanye bambaye amamini ni iyihe nama wagira Claude ku burere bw'abana no kubazana muri social media iyo wamaze kugira uburere wowe ubwawe niho ubasha kurera abana iyo wamaze kugira disipurine uyigisha n'abandi nifuje gusoma ni ubutumwa mbona bwaturutse kuri nimero iri mu Bubirigi ni karundura ariko soma Apostle Emere nyisome biterwa ni wowe umutima ukurimo ni wowe ubizi iyi message ngiye ndayisoma kuko rero Claude yarapostinzwe cyane iyi message ahantu hose mu magroups atandukanye message iragira iti rero Claude niyo nzima uzwi nk'abaravuga mu mayaga ntagiraho abarizwa witwa baravuga mu mayaga bamwitaga ngo baravuga ubwo yego komeza ngo we icyo akora iyo abonye umugore ufite amafaranga aramwinjira yashira akagucika yego ibi ni ibitekerezo twaje dukora ku nkuru yaganiriye na Kamana w'Urugendo TV mukore subscribe ni ukuvuga ngo yarabanje yinjira umugore uba mu mayaga ari naho nawe avuka babyarana abana babiri yinjira umugore wo mu mayaga babyarana abana babiri yego ariko yari yaranabyaye yari yateye inda abandi bagore bane batandukana abagore bane abagore bane batandukana ni inkuru ufite wowe harimo bamwe baje mu kazi k'ubuyaya i Kigali muri abo bagore inkuru ikavuga ko hari abagore bane baje mu kazi k'ubuyaya i Kigali babiri bari mu kazi k'ubuyaya i Kigali makuru ko numva biratuma tujya ku mayagara yego abona barabata yinjira undi Kigali ikinyinya babyarana abana batatu uw'ikinyinya ubwo babaye batanu na babandi ubwo bane ubwo niba ntawe barabana mutubabari ntawe barabana ntawe bari inka ntawe barabana uwo nawe aramuta noneho yaje gushaka undi bakora n'ubukwe witwa Godanse babyarana umwana umwe ndamwibutse Claude yageze kumuvuga mu kiganiro yaramuvuze namubajije ari gusobanura hari undi uwo muri Amerika avuga ngo Rwamasunzu bari birukanye muri restoration Godanse babyara umwana uwo mugore yaje kumenya abagore bose yagiye atana abana uwo mugore basezanye yitwa Godanse yamenye abagore bose batanye na Claude abona n'inzu n'ibyatsi nibwo yaje gusaba divorce niho ya divorce yaturutse avuga Claude yarakomeretse undi mugore inyamata we sinzi abana bafitanye ubu rero yinjiye undi we ndakeka batarabyarana gusa buriya ngo afite abana benshi aho ageze atera inda ntagira aho abarizwa kandi afite adresse afite hari yatuye ngo wumva ngo afite UPI ikibanza nimero kangahe yatuyemo nubwo bari kumwe ngo no mugore ufite abana bakuru ubanza atakibyara yaracuze Ese uwo mugore ubwo si uyu nguyu wantutsera uwo bari kumwe ko ufite abana bakuru byashoboka waramanene ngo numukobwa kandi yaracuze kare kashageze mureke Apostle yenda nk'ijisho rya mukuru jewe mpanure umva n'abamurebye warebye ubona nk'umugore urengeje senkani kuko ngira ngo umugore kuri 45 na senkani nibwo acu ahubwo no kuvuga ngo uwo yahanuriye ni muri umuna we
murumura wuriya bari bazanye mu rusengero rwawe shamanura muhanurira hehe wahanuriye murumuna we mbwiye uwamutumye tega amatwi mbwiye uwo mugore uwamutumye ngo azongera mutume iyo ndebye ukuntu yirirwa abeshya abantu birambabaza natega amatwi yumva yarananiwe no kwishyura abana b'amafaranga y'ishuri yavuze ko abana be babayeho neza nta n'umwe ukodesha hano nta mukodesha niko yavuze mu kiganiro Imana ishimwe niba ruko bimeze ubwo hano habarimo amakuru y'ukuri reka nyir'ubwite azayiyemereza cyangwa se dusabe kamana wageze kuri uriya mugore yerekeze no ku mayaga ku isoko aho aba bagore bose bavuga bari ibyo muzabijyamo nimubona ari ngombwa cyangwa muzabyihurire ngaho nyumvira korode ubwo si uwo nige iyo message yaturutse ni comment bateye mu nkuru za kamana ni comment mu nkuru za kamana rahira ko batazabamuzanira mu minsi iri bazamukuzanira erura kizwa wihanura ambarare usubire hasi na korari nta waguha kuyiyobora wumvise wagusha abakristo na worship team ni wayiyobora umva wabakorera ibyo byose bari gusoma muri message erura rero yacushumuka erura rero cyangwa uze nkudodera itaburiye hanyuma nguhindura umusekirite uhagarare ku irembo uhereke kampani uhagarara abana bafite umutekano cyangwa madamu bakoze ko afite umutekano ega nakazi nakamuha ya namudodeshereza pasaravuze ngo yatagupapuza umugore inde wizeye umutekano w'urugo abana se sha Bibiane amavuta Bibiane ni umugore wasizwa amavuta n'Imana reka ihene ku ihene intama ku ntama umwami ku mwami umwami ku mwami kazi yabasimbuye yabo bitwa habonye ihene ku ihene intama ku ntama umwami ku mwami aposto nabonye simba umugo twazaga iriya simba bajya basimburanwa cyangwa se sha reka nkubwire inshuti yanjye twoye gutinda kuri ibyo tujye dutinda tuvuga amazina y'inka sibyo kuko inka mu muco ziravuga ko twoye gutinda ku mazina y'abantu bamenye ibanga sibyo kuriya nukumena ibanga rya gikristo ubundi buriya nuko hano tugendera ku mategeko uriya twagombaga kumufata yagombaga gufatwa umunsi yikorera amabuye akajugunya abana bacu b'u Rwanda mu mazi ngo arabahiritse urya munsi yagombaga kuva bamuteye ipingu umvise bakamwira ati wowe urinde uri mu batwihishemo uri mu batwihishemo kuba bitarakozwe rero wumvise kuba bitarakozwe baramuretse sibyo ni umuntu uzagahuragura ibigambo nibuke ejo bundi byahuraguye kuri Serena nteri nawe yaramukuye mu mwuga Serena wa mudamu iyo yaje ahuragura pa abaramusopanyije baramugize uteramuso nteri nawe yaramukuye mu mwuga nibyarangiye agarutse ati Serena mbabarira none se uwo n'umuntu uwo n'umuntu mukanya araza kubisa ibigambo arasangiye gwa ukorana n'ibiki iki gihugu gifite abantu batojwe shabo gifite inzego zikora neza gifite inzego ziperereza wumvise zitarenganya umuntu wari we wese zifite inzego z'umutekano bahana makuru bari mu kazi bafite intore zatojwe cyo ni ikintu kibango ariko reka nkubwire ngo wamubeshye n'imodoka ngo iyo modoka rero inde mu imodoka zajya atwara mwabo bagore mu imodoka azajya atwara mwabo bagore mu imodoka azajya parika ku kabari bayihamenere ibirahure kabara gahinda ese namuhiye ko numva abagore n'abana batakwirwa kereka ari kwa steri kereka ari kwa steri cyangwa pusi cyangwa fusu akajya sasa mu ibyo 30 rekera none ndumvure muha cyazonda shira umuteto reka sha hari abashumba afite amavuta washyigikira wanamugurira ka moto akajya mu ivuga butumwa aririmba ngo nzaririmba igitangaza Yesu yakoze hari n'abantu bafite umwamagaro wa support urajya uraha umuntu imodoka hanyuma imodoka ayijyane mu bapfumu abo niyo azajya akoresha komisiyo nyine ashyiriye abantu kwa Sarungo ariko yabonye masters muri Bibiliya natubwire ahantu Bibiliya ivuga ko abakozi Imana ari abapfumu kuko ejo yavuze ko abakozi Imana ari abapfumu ndetse ajya no kubishaka muri Bibiliya ari abapfumu abahanuzi ari nk'abapfumu ajya kubishaka muri Bibiliya tubwire muri abapfumu ntabwo turi abapfumu twe turi abakozi b'Imana dukorera Imana yera twe tuyoborwa n'umwuka wera
turi abantu bavutse ku munsi wa 50 dukoresha imbaraga z'umwuka rero zasutswe ku munsi wa 50 i Yerusalemu ku munsi w'umuganura ubwo intumwa abantu ubwo hamanukaga umwuka rero ku munsi wa 50 wuzuzwa umwuka wera bavuga kundi mishya batangira kuzisobanura uwo munsi nibwo Petero yabwirije ubutumwa bwiza abantu 3000 barakizwa barabatizwa mu byakozwe n'intumwa sibyo kuva ku bice bibiri umurongo wa 8 gukomeza kugera mu gice cya 6 havuga abo turibo hanyuma rero abapfumu nabaki abapfumu nabantu bakoresha umvise imbaraga bakoreshwa imbaraga z'umwijima zikomoka ku bakurambere cyangwa se zikomoka guterekera mu kubandwa no kuraguza bifitanye isano no kumena amaraso no gucisha ibyo rero nibo bapfumu bakorera ndetse ni bafitanye isano na cya gice cy'abamarayika kirukanwe mu ijuru igihe Rusoferi yirukanwaga mu ijuru akamanukana n'igice cy'abamarayika b'umwijima abo rero nibo bakorana na Sarongo ni nabo Korode abereye abakomisiyoneri igice cy'umwijima cy'abamarayika baciriweho iteka batazababarirwa aribo bapfumu abo rero babamwe ibice bakubwira ngo twebwe dukoresha imiti ya kinyarwanda ariko ari imbaraga z'abapfumu abo rero babamwo abarangi babamo za nyabingi babamo ba Sarongo babamo za nyabingi babamo ibitega babamo ibifaru babamo abarungi wavuze ngo Sarongo yarazaniye Claude ngo jaje jaje suri ya Sarongo warayigira none ni branch afunguye mu mujyi wa Kigali ira ni branch afunguye mu mujyi wa Kigali kwa Claude tuvuge ko jaje sarayigira narakubwiye ngo Sarongo afite imbaraga za gipfumu yantera kuko naramukubise nawe sibyo kuko aho namugejeje none se mvuga abo yohereje ega Sarongo yigeze gupanga abantu ngo banzanira udufaranga wowe urapanga abantu banzanira udufaranga wowe kwinica n'ikizese nawe yavuze kajya gukuzana iyi saha nambaye ni urukundo rw'Imana iyi style nambaye ni urukundo rw'Imana ibyo ndya ni urukundo rw'Imana umugore Imana yamaye ni urukundo rw'Imana Imana inkorera ubukwe nta faranga afite inyubakira urugo ibyo ntunze ni urukundo rw'Imana none urabanga uzanzanira amaturo wowe cyubesha abapasitoro bashonje wifatiye wowe na Korode muyobya mutukisha Imana niyo nzima wowe na Korode muyobya mutukisha Imana cyubabeshesha utwo duceri wumvise yubabeshye utwo duceri je simfite ikibazo cy'imiceri mfite ikibazo cy'ibyaha byawe mfite ikibazo cy'ibyaha mfite ikibazo cyo kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo mfite ikibazo cy'ibiceri n'uduceri no na kera ngishonje ntunzwe n'abakristo kandi na n'uyu munsi ntunzwe n'abakristo ibi nambara n'abakristo bama hari abakristo batarapfukamira abayari bemera ibyo mvuga abanyizera nk'umukozi w'Imana bavuga ati Joseph iyo ndi kuvuga mba ndi kurwana intambara yo gusenya satani n'abakozi ba satani nzamura ibendera ry'Imana kandi umupastor uzanyataka muri ibi ngibi nawe azanyitege asaba n'abakorana na Sarongo yenda hari gato apostle ngire ngo yenda uce n'impaka tunasoze tureke n'izindi gahunda zinakomeze ujye guserebura n'umuryango ino digwiri nejo mfite amateraniro tugiye gusangira n'abana n'umuryango kwishimira ko twabonye twashoje amashuri ikibazo cyanyuma kiragira kiti ubundi izi ntambara zizarangira ryari ibi bintu izi ntambara ziri muri gospel uyu munsi ndava mu ivuga buti bizarangira Korode yeruye abaye umupfumu cyangwa se amushingiye akabari hanyuma nawe nyine yambaye amuhaye inkoni n'ingofero none se niba amafaranga yavaga maze kuhagaragaza nawe ubwe yisenya sibyo araya Sarongo ntaguma kuyarya hanyuma araya abakristo barayakubye aho ngaho sibyo bayakubye kubera iki niba azamura ukuboko k'umupfumu akavuga ngo umupfumu aruta wumvise ngo umupfumu aruta abapasiteri akavuga ngo abapasitoro n'abapfumu abakristo batanga amafaranga kuri uwo muntu ejo nibacuruza bagahomba nibakora bigahagarara imivumo nibafata nibazambaze ntibazumvumye wumvise hanyuma niba Sarongo nawe rero tekinike Korode yamukoreraga sibyo zitongera gukoreka neza kuko nshize ku mugaragaro imikorere yabo
nta kindi kiba gisigaye arambara itaburiye acuruze ka kabari cyangwa se indaya zorogi ntabwo yabona amafaranga yo gukodesha rogi nta nubwo yayubaka cyangwa se yinjiye ngo afite akabari inde niba yaramwinjiye simbizi niba yaramwinjiye simbizi ariko icyo nzi cyo uriya mugore wa mudamu we umva urukundo rwawe na korode nukuva mu ishasho ukajya muri mbaraje sibyo niba warasenya urugo cyangwa se warahuye n'ibibazo sibyo senga Imana izaguha umugabo nyamugabo nese uwo mugabo numva abantu bavuga biri muri ryo goyo azakumarira iki urarye umwungu usiba ibamba korode ararura nejo hararura ejo bundi se niyatangaje ngo agiye kurongora agatwika agatega indege bakamwishyura tike y'indege ngo agiye hanze guhura n'umufiyase ntiyaje avuga ati nta mufiyase mfite umuntu utazi gufata icyemezo yakubera umugabo gute yirirwa yicaye mu modoka yawe gute iyo modoka yirirwa yicaye mu modoka yawe gute yabaye umushoferi wawe gute aza kugutwara iwawe gute simbizi nyine ariko nyine hari imigani y'Abanyarwanda ngubuze indamena umujyi cyore ushatse kuvuga ko yabarabuze ndavuze ngubuze inda hari imigani y'Abanyarwanda ubuze indamena iki umujyi ubwo yabuze inda ubwo korode yaba ari umujyi none oya nje nishiriye umugani ndavuze ngubuze inda amena umujyi ariko ayidigiri mini dig waje nkagusengera nkagukorera deliverance Imana ikaguha umugabo niyo bikunaniye kwiha ko abandi bari kurongorwa ko abandi bari kurongorwa waje nkakwatura amagambo akakubaho naho kubeshya ngo nahanuye ibitari byo uzabaza karabaza ngo ariko ntiyamusengera ya nagende anyemera iki niba nyemera nareka agakunguke na korode niba nyemera nareka agakunguke na korode ntabwo bikwiriye sibyo niba nyemera nareka agakunguke na korode niba nyemera nareka agakunguke na korode niba nyemera nareka agakunguke na korode areka imigoroba yiwe na korode amutwaye mu modoka abwire korode ko adakwiriye kwirirwa nk'ubuyoga aho abucuruza menye kwa anyemera se gute abanyemera bareka ibyaha abanyemera bareka amanyanga abanyemera ntibashyigikira abapastor basenya ivuga butumwa apostle reka yena nkwaza kino kibazo aba bana baje muri social media muri zino ntambara bakagira n'inama papa wabo abantu bakunze cyane ati nareke gusubizanya n'abantu bakamugira inama zitandukanye ariko abana nyine batavuzweho rumwe aba bana bo nihe nama wagira mama wabo babyara mama wabariye abana n'undi yari ihanganye arabarera arabakurikirana naguma n'abana abatoza umuco nk'abana b'Abanyarwanda bige bakure numvise bafite n'ubwenge bafite uburyo bwati bibireke ariko ntazongere kwemerera korode kuzana abana muri social media nta nyungu abange yari bwababone se kereka Sandra ukora kuri televiziyo kandi nawe ni umukozi wembwa mu kiganiro cy'abana tumusuze Sandra umunyamakuru Kamano ramushingira cyangwa ntumushingira mushingira nde Sandra nta mizira afite nibakundana sindwanya ubukwe ndwanya ubwa gipagani ndwanya kwishingira no gusambana nibakundana mzabashyigikira reka yenda dusoza apostle nube butumwa wagenera abakristo muri bino bihe bitoroshye ibyo nagenera abakristo abandi bagize bate dore ubutumwa nagenera abakristo n'abakozi b'Imana bagenzi banje mu Rwanda ntabwo iterabwoba rikora ubuyobozi bwegerejwe abaturage inzego za leta zegerezwa abaturage inkuru z'ubuvugizi dufite amateleviziyo menshi muri iki gihugu dufite amaradiyo menshi muri iki gihugu nihazagira umuntu wongera kugukanga nk'uko korode yagiye akanga abantu kabiri telefone zaraje ikoranabuhanga ryaraje niba urwaye niba hari ibintu bikubayeho utazi duhamagare kuri 0788 54 11 umuntu wakuwesha ngo gengera kuri leta ngera kuri komiseri ngera kuri afande mfite meya uwabagambiriye kukwiba no kugusaba ruswa no kukwiba hamagara inzego za leta ahubwo bamubohe bamufate numujura no abantu ro bababesha abandi ngo twebwe tugerayo ngo banumye leta yacu iyo yagutumye
inzego z'umutekano zigukeneye bakwereza konfokasiyo niko itegeko rivuga cyangwa bakaguhamagara bakanakubwira ngo dukorera muri birahanaka abandi baza batera ubwoba rero mujye mubirukana abo nabanzi b'igihugu nabanzi b'umusaraba nabasahurira mu nduru nabashaka kuzana igihugu ishusho mbi mu gihugu cyacu kirimo umutekano ntihakagire ugutera ubwoba rero niyo mpamvu rero natangaje ko Korode n'umuntu uraho ngwaga bamwita ngwiki watubwiye ngo ko bamwita ngwiki avuga ya message gihehera baravuga nukoro yitwa baravuga ariko nanjye ariko muri baravuga ashobora kuvamo ikintu kizima mu gihe cyose umuntu yakire Yesu agakizwa agahinduka narekera huriro si mukeneye muri social media Korode nabanza tuze aceceke hanyuma uriya mugore uza kuvugira Korode akashigike nawe umva ibyiwe ubutaha nzagaruka mbivuga neza mada Imana ikubabarire. Apostle urakoze cyane ka dushimira abantu baradukurikiye shimire Vital shimire Kamana shimire nanjye ubwanjye shimire na Apostle Yongwe Imana ikomeze kubarinda. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.